Ino ji rero turashyiramo karoti, dushyiremo tangawizi, dushyiremo n'indimu. Indimu umuntu ayishyiranamo n'ibishishwa. Papa wamenya ubwenge gutya n'isura. Nese kuri kubinagamo cyane biratakara. Ngaho da. Shyiramo neza, sibyo? Nguyu indimu. Iryaho wowe. Dore nyigushyiriye indimu yawe ku ruhande. Nishaka wagera ukarye. Iyi ndimu urajya kuyirya? Ubundi umuntu akabiburendinga, ubundi mukibonera ukuntu akaji kameze neza. Abe! 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 Bibi! Bibi chérie, wikorayo. Sibyo? Muhamagare. Oya? Ariko? Reka. Aha. Wagwa. Urabizi ko wagwa. Muraho neza, amahoro y'Imana abane namwe. Nyagasani akomeze kubarinda. Mama, ni iki? Ngwino. Mureke yizane. Mwihorere. Nizere ko Imana ikomeje kubarinda, mumeze neza. Umeze neza? Vuga ngo bite? Hamagara kami. Bibi. Kurya hano ni bibi. Sibyo? Sibyo papa? Ima. Tugiye gukora iki? Ngakira. Vuga ngo bite? Vuga gatatu. Vuga gatatu. Vuga gatatu. Rimwe. Kabiri. Gatatu. Vuga gatatu. Gwe telefone uvugisha papa? Yego. Yego nayo kureba. Na. Genda kureba kandi. Sibyo? Nayo ngiye kwibagirwa n'ibyo nayo ngiye kubabwira. Uyu munsi nashakaga kubasangiza ku kantu keza, koroheje kandi ibintu ngiye kubabwira ni ukuri. Natangiye ino ji ngiye gukora mfite ibiro 80 byuzuye. Mu gihe cy'ibyumweru 2 natayemo ibiro 4. Uyu munsi ni ku cyumweru dushutinze kino kiganiro. Ubwo nujuje ibyumweru 2 ndi kunywa iyo ji. Rero nipimye nsanga natakaje ibiro 4. Ku munzani nipimyeho bwa mbere ngira ibiro 90. Niwo rero nipimyeho nsanga havuyeho ibiro 4. Ndavuga kubera iki ntabasangiza iyo ji nakoresheje. Niyo mpamvu rero mubona uyu munsi noneho twongeye kugaruka turi mu gikoni, ngiye kubereka iyo ji umuntu ushaka kugabanya ibiro. Byibura abasha no gukora marshe nk'iminota 30. Azabigerageza. Nibicamo muzatubwire muri comment. Cyangwa ku muntu usanzwe ayizi. Ko ntabwo ari njye wa mbere, si njye wayivumbuye. Ushobora gusanga hari undi muntu wayigerageje bigakunda.
ngaho vuga. Papa bibi kurya? Hamagara inkindi. Hamagara inkindi aze hano. Sibyo? Bibi. Reka papa bibi. Utu nari ngiye kuvuga kuri utu ducupa mwihangane nyine muri buze kubona njagaraye kubera abana bari kurira. Hadi. Ihuye kurya bibi. Rahira. Ninde? Umbwiye ngo ha? Rero utu ducupa naratubonye nibuka ko gahunda nyifite nkajya batwoza nkatwifashisha mu buryo bwo kubikamo ino ji kugira ngo bitagutera ubunebwe akira urye. Kugira ngo bitagutera ubunebwe uragira iyo uyikoze ukayibika kuriya wenda nk'iminsi 2 cyangwa 3 biba ari byiza, bituma ugira kuraje yo kuyinywa. Nanone kuyikora buri munsi bishaka kugutera ubunebwe. Ni muri urwo rwego nakoresheje tuno ducupa two mu maji y'abandi. Ikindi njya nkoresha n'ibi bikombe bya mayoneze. Nta kintu kibura umumaro. Papa iyo karoti urayimira imeze gutyo se? Rahira. Ego ko. N'uburya kinini sibyo? Ujye urya gatoya. Twagiye sibyo? Akira mikoro ubu uvuga ureke kurya karoti. Fata n'amaboko abiri. Ubu uvuga. Sibyo? Uvuga amakuru yawe. Hamagara inkindi. Hamagara inkindi. Tari hari he? Tari ha? Mamagara tari. Mamagara tari ha? Mamagara tari ha? Tari ha? Mama? Hamagara tari ha? Hamagara tari ha? Bibi. Oya, iyi karoti yaza kukunyura. Mika eat. Mika eat. Bibi. Ikindi ni byiza ko karoti uzikata tukaba dutoya cyane kugira ngo bwenda udusike neza nayo utayibonye. Uvuga ngo gatatu. Uvuga gatatu. Gatatu. Uvuga gatatu papa. Ninde uri kurira? Bibi. Bibi. Ima. Ujye ushyira mu hano. Ninde uri kurira? Oya. Agiye kuburendinga. Bibi. Kamari. Kama. Mumamagare. Bibi. Ino ji rero turashyiramo karoti, dushyiremo tangawizi, dushyiremo n'indimu. Indimu umuntu ayishyiranamo n'ibishishwa. Ntabwo ibishishwa by'indimu ubikuraho. Tari ha? Ntabwo ashaka kwicara. Cecile ari hehe? Ngwino Cecile. Ni nani ari kurira? Tari ha ndagukubita bibi. Nani? Bagiye guheka tari ha?
Papa, inzoga kinyamenyo ugomba kubireka siko bimeze? Bibi. Jazwe, ngwino umbwire, ngwino taha wanjye, ngwino umbwire. Basi, ndavuze, rekura, ndavuze tariha. Papa, wamenya ubwenge gutyo n'isi. Nese kuri kubinagamo cyane biratashana. Ngaho da. Shyiramo neza, sibyo? Ibintu byajagaraye. Bibi ntabwo turagera mu gihe cyo gukora ibyo dukora buretse. Wowe ibyawe ni ugushyiramo hariya, sibyo? Sibyo? No. Bibi. Oh no. Oui. Maman. Oui. Ah ben. Uri mu biki? Uri kubita? Ibi ntabwo ari umupira, sibyo? Ubu nyendera? Karoti Mbega. Buretse, oya. Mika ibi. Skuri kumena abantu bato. Urabizi? Ubu ngiye gushyiramo kunoza tangawizi nkeya. Bibi guhondaho. Bibi. No. Ubuze ibintu ushyiramo. Bibi. Sibyo? Reka gukubita hano ni bibi. Hano vuga. Ngo gatatu. Kurya bibi. Vuga gatatu. Gatatu. Vuga. Ngo gatatu. No. Hamagara inyindi.
hamagara inyimbazi. Ngwindi irya nk'umuntu. Mikael, dore nyigushyiriye indimu yawe ku ruhande. Nishaka wajya ukarye. Dore ngaka. Ngwe? Bibi gukora hano. Washya. Indimu iri kukurya? Irabishye? Fasha. Oya wiyirya fasha. Oya kurya bibi. Ubu rero hasigaye ikintu cyo gushyiramo amazi, ubundi umuntu akabiburendinga. Iyi ndimu urajya kuyirya? Ubundi umuntu akabiburendinga, ubundi mukibonera ukuntu akaji kameze neza. Abe! Bibi sheri, wikorayo. Ndagukubita bibi icyuma cyawe ukategeka kuvisha amaraso. Ikindi mpimisha tuno dukombe bitewe nako tuno ducupa bitewe n'izo nshaka ukuntu zingana. Karoti zambanye nyinshi, ubu ndakoramo uducupa 6 kandi nashaka gukora 4 ariko ndakoramo 6. Bibi ni byiza ko umuntu akoresha amazi meza, ayo asanzwe anywa niyo ukoresha. Hano iwacu ibintu byose twarabimanitse nta kintu kikiba hasi, kubera abavandimwe bari aha bakubagana. Mikayeli bibi. Ikindi gukora byinshi ntabwo ari byiza. Hari umunsi nize gukora byinshi, icyo cyumweru cyose mfitemo gahunda nyinshi, mbona ntazajya mbona umwanya. Ibyo nanyweye bwa nyuma rwose byari bifite umwuka utameze neza, byari byatangiye gupfa. Ikindi ngiye kubera ntakunda indimu nyinshi, nshyiramo nkeya. Kambe ndekeye aho. Ntabwo uri bwikange? Ntabwo wikanga papa? Gacupa kamwe abantu namennye amatwi mwihangane. Brenda irasakuza ubu nk'umuntu wambaye ekuteri bihita bimujena bya hatari. Uretse urabikoze biranga? Byarangiye
Mikaeli, wampaye bizu, wampaye bizu, wampaye bizu. Mikaeli, Nana. Baby, nishaka ikiyiko. Tani hano. Hello. Hmm? Hello. Hello. Hmm? Hello. Hmm? Hello. Hmm? Hello. Hmm? Ukuvuga ngo iki? Uri kuvuga ngo iki? Ndabimenye. Nana. Baby. Papa, maze kubimenya. Murebe ukuntu inoji isa neza. Hmm? Murebe ukuntu inoji isa neza muri buno bucupa. Ndeka papa, bibi, nutumena ndagukubita. Sibyo? Sawa. Aka kaboro kamfasha gusuka neza itamenetse, ubundi iyo ntagakoreyemo kiraho umubirikira kugira ngo nsuke neza. Papa, bibi, ni bibi, vuga ngo ni bibi, vuga ngo ni bibi. Mikae, oui, abe, ukubite. Hmm? Hmm? Daddy, daddy. Dadi, dadi, vuga ngo tatu, tatu. Mikae, uri mu biki? Eh? Mukubite. Hamagara Kami. Hamagara Kami azane televiziyo turebe akanuma. Hamagara Kami azane televiziyo turebe akanuma. Kami. Muhamagare. Daddy. Hamagara Kami. Hamagara Kami ajye kuzana televiziyo turebe akanuma. Ehe. Hamagara Kami aza akaguhe. Sibyo? Muhamagare. Oya. Ariko? Reka. Aha. Wagwa. Urabizi ko wagwa. Inkindi. Wamwumvishe ko ari kurira? Muhamagare. Oui. Buretse gato. Sha uyu munsi ibipimo byanjye byapfuye nimba ari uko byageze. Karoti zambanye nyinshi, amazi abura ahantu ajya. None ubu havuyemo utuntu 5 kandi nashaka ko havamo 6.
ubu ikintu ngiye gukora ubundi gahunda y'ino ji ukuntu imeze uba ugomba kuyinywa mu gitondo mbere y'uko ugira ikindi kintu ufata. Ukibyuka nta kintu na kimwe, nta n'amazi, nta kindi kintu nyine urafata ukahita uyinywa. Niko ikora, ntabwo uyifata hari ibindi bintu wabanje gufata. Njyewe ubu kuva mu gitondo usibye iriya ji mwabonye nasomagaho gake gake, nta kindi kintu ndafata. Kubera uyu munsi numvaga nshaka kubasangiza uburyo ikorwamo n'iyo ariyo, niyo mpamvu natinze kuyikora ngo mbe nayinywa. Ubundi nk'uyu munsi ko ari ku cyumweru, iyo uyu munsi idahari nyikora kuwa gatandatu nijoro nkakora nkeya, ubundi nkora ku cyumweru nimugoroba nibwo nkora ino ji wenda izageza kuwa kabiri cyangwa kuwa gatatu, ntabwo narenza kuwa gatatu. Ni bibi, ni bibi, ni bibi, vuga ngo ni bibi. Vuga gatatu, gatatu. Ni gutyo biba bimeze. Umuntu uri butangire kuyikoresha ubu wenda bimenyeye kuri njyewe, nubona resulta uzatubwire, uzabishyire kuri comment y'ikiganiro icyo ari cyo cyose cyaba kigezweho ubwo ngubwo nzabibona. Ikindi rero courage ku bantu muri gahunda yo kugabanya ibiro nkanjye, mugire courage nyinshi. Iyi ji iraryoha, ntabwo iryoha cyane ngo irimo isukari nyinshi, ariko murabizi ko karoti iba imeze neza, imeze neza pe. Ntabwo ari ikintu wavuga ngo kirarura ngo ntabwo nakinywa ngo ibiki n'ibiki. Umva si mwabonye ukuntu ji imeze, nubwo nayikoze ntari kuvuga akantu ku kandi kubera abana banjye iyo umwe abona mfite undi cyangwa babiri babona bafite uwundi, hari ukuntu ubwabo baserera cyangwa umwe akarira. Niyo mpamvu wa muhungu narimetse yarize banamutwaraga akarira, ariko mushyize mu mugongo biragabanyuka, nyuma birangira yanze gusinzira. Kandi uriya afite ibiro byinshi, umugongo wanjye rwose iyo umuhetse umwanya munini biba ari hatari. Bite? Uri kuvugisha nde? Itabo, telefone se bayigira koko? Vuga, vugisha papa. Ino ji rero ni tangawizi nk'uko nari nabivuze, na karoti n'indimu. Indimu umuntu kereka iyo ubona we hari ukuntu indimu yimaranye iminsi nyuma ubona yahindutse ikamera nabi, ushobora kureba ahangiritse akaba ariho ukuraho, ariko ubundi ni byiza kuyikoresha utayihase. Karoti yo ni nk'ibisanzwe ukuraho umwanda w'inyuma, na tangawizi ni uko nguko. Hari abantu banywa tangawizi nyinshi bakagira ikibazo wenda cy'igifu cyangwa abesheri ikibindi bintu ibyo ari byo byose. Ni byiza rero ko ushyiramo nkeya bitewe nawe. Ino ji rero ngewe bwira ko amajya kuzana televiziyo ya kanuma. Ni byiza ko ku ndimu na tangawizi ushyiramo ikigero cy'ibyo wowe ukunda. Ikindi nongere mbisubiremo, kuyikora ikamara iminsi myinshi ntabwo ari byiza pe, ntabwo ari byiza. Ujya kuyinywa ukumva ifitemo akuka katari keza ku buryo ushaka kwirirwana nk'isesemi, ibintu nk'ibyo. No, ni bibi, sibyo? Ni bibi, ni bibi, uvuga ngo ni bibi. Abe, alo. Icyiza rero ni ukubikora gutyo. Ikindi nababwira si ukuri yo, ubu noneho nyinywa njyewe mbere y'uko njya muri gym. Mva muri gym wenda rimwe na rimwe, ubu sinyikorera ku masaha amwe, ndavanga. Wishere la kurya ni bibi. Ndavanga kuko nabyo biba bikenewe. Wishere ngeza saa sita ntarumva inzara, niyo nyifite aba ari nkeya. Nabikoze nanjye, nabibonye ahandi hantu ndavuga ko reka mbikore, ariko ikibazo njye ahantu nabibonye barabeshyaga. Hariho ngo utakaza ibiro 20 ngo mu gihe cy'ibyumweru 2.
sha sinzi regime ubwo waba ufatanya nabyo, sinzi yaba ari yayindi yahatari washiduka wikubise hasi. Njyewe nabikoze mvuga ngo mu byumweru 2 ningira akantu gatoya keza mbona bitanga nzabisangiza abantu bankurikira. Ni muri urwo rwego rero nifuje kuyikora, namwe rero ahasigaye ni ahanyu kuraje mu kubikora. Ikindi ndashaka kubabwira yuko filime umukobwa wa Karinda yatangiye gusohoka, iri kunyura kuri KECAPU Films. Na Munyana yarakomeje, na Sirimuka ni mu minsi mikeya. Iriya channel ni ya filime. Ubu niyo hazamo iyindi nshyashya ubu niyo hazamo izindi filime nshyashya, ntabwo bizatuma izari zihari zihagarara, byose bizakomeza. Ndabasaba rero gukomeza kunshyigikira, kureba ibikorwa byanjye, murebe video zanjye zo kuri KECAPU Films na KECAPU TV show. Sibyo, mumbabarire mubirebe, turimo turategura ibintu byiza ngewe na manager wanjye hano Mikael. Reba hano manager mbabwire ngiye ikintu babwire, turi gutegura ibintu byiza. Manager urahuze, uri guhamagara nde? Vuga halo. Nuko rero ndashimira buri muntu wese warebye kino kiganiro. Imana ibamere umugisha, Imana ihaze ibyifuzo byanyu. Mikael nawe wakoze kuza kumfasha, sibyo? Reba hano cyangwa nkwambure telefone yanjye, ndi kukubwira halo. Ndi kukubwira ngo wakoze kuza kumfasha. Bye papa. Mubwire bye. Mbwira uriya mutonto bye. Mubwire bye. Mbwira kami bye. Mubwire. Mbwira kami bye. Mbwira kami. Mwakoze kudukurikira, ndabakunda cyane.